nukuri kw'Imana cameraman nukuri kw'Imana man nukuri kw'Imana twe dukiganiro ngabijana nukuri kw'Imana abanyarwanda baragukunda bakeneye kumenya ibikorwa byawe nukuri kw'Imana uburyo wanyinjira gutya se bro nukuri kanjyana kari kanye urangiye nta muntu ugipfa kunyinjira sagara utawaza nko kurya na tatara buri kureba hano ngabo ijana ngabijana. Hello my people, reka nizere ko mumeze neza aho muri muherereye mu nce no mu ntara zigiye zitandukanye. Turi muri ya gahunda yo gutungura abasitari bagiye batandukanye bagiye baba mu buzima bwihishe. Mwambonye neza ariko ni Zefureni niyitegeka ngo tagira ngo n'uwundi wari we wese. Rero ninababwiye yuko hanze ngenda ntungura abasitari hano rero mu gipangu. Aha niho wa muhungu witwa Ngabijana atuye. Cameraman rero cameraman ninabwiye abantu bose mudukurikiye ntimuze guhumbya. Navuze ko tuzatugenda dusura abasitari murebe ubuzima bwabo bagiye babamo butandukanye. Hari ababa mu tuvumo twandanje, ariko rero uyu nguyu Ngabijana ngiye kukwereka, ngiye kugutungura, ntimuze guhumbya. Rero hano cameraman none twagiye kureba hano ngabo ijana Ngabijana. Yes mwabibonye rero haranibase urabona ari gufuka cameraman izo mindi hasa irabase wabibonye none tugenda rero noneho rero Ngabijana niho hano atuye. Rero tugiye kumutungura turebe ahantu atuye cameraman. Rero ni hano atuye, turaza kureba ubuzima bwe bwa buri munsi. Ese iyo ari mu rugo ni biki abarimo, ese abari kwandika ibiki, ese abari gutekereza ibiki, ese abari kumwe n'ibyana cyangwa se abari wenyine. Rero tugiye kumutungura turebe ibintu bye byose. Stay in touch hano kuri Mara Media TV, ntuze guhumbye, ntuze gukuraho. Hano rero turaza kubagezaho ibintu byose birera hano muri hano. Yes cameraman ibintu byose bifate byose ntugire ikintu kimusikaza, ntugifata utagisikaza ndakwirukana. Mpari no kubabona bagenda batwika kuri YouTube. Mbega kavumo ndabona bafite akavumo gatwika. Hantu ni paradizo baba wi. Ngabijana bite mani, bite mani tuje kureka abanyarwanda mani nukuri kw'Imana mani. Abanyarwanda bakeneye kumenya ibintu byawe mani bro. Nukuri kw'Imana Ngabijana abanyarwanda kuri YouTube ratwika. Nukuri kw'Imana oya nukuri mani oya mani nukuri kw'Imana. Reka mbabaro nk'ikiganiro nukuri kw'Imana kuri YouTube ratwika. Nukuri kw'Imana mbabarira mwana nukuri mwana. Reka duhe ikiganiro nukuri kw'Imana cameraman nukuri duhe cameraman cyose nukuri kw'Imana tuje kwereka abanyarwanda nukuri kw'Imana mwana. Nukuri dushaka kwerekana abanyarwanda ibikorwa byawe Imana abantu barabikunda. Twavuze reka tukugwe gitungo twereka abanyarwanda nukuri kw'Imana cameraman nukuri kw'Imana man nukuri kw'Imana twe dukiganiro Ngabijana nukuri kw'Imana abanyarwanda baragukunda bakeneye kumenya ibikorwa byawe nukuri kw'Imana. uburyo wanyinjira gutya se bro nukuri kw'Imana ufite ibikorwa byinshi abanyarwanda bakunda. Nukuri ufite ibikorwa byinshi abanyarwanda bakunda, ni ngombwa ko umuntu abikugezaho nukuri kw'Imana. nyine ku buryo wanyinjira gutyo n'ibikamera uzamo hano nkamera we kuba twarahuye rimwe se nakubwira imishinga yanjye niyo mpamvu wanyinjira. Oya nukuri kw'Imana ariko nukuvuga ngo ntago kamera nariho. Reka kumanza tubiganireho. Kamera ntayiriho nukuri, kamera ntayiriho nuko kamera ntayiriho nukuri kw'Imana. Oya nukuri ejo bone nakubonye muri studio uri gutwika. Reka tubabara dukiganiro basi minota 2 nimba waraguze ushakira content ntago bivuze kuza. Ariko abasitari abanyarwanda bakeneye kumenya ubuzima mubayemo nukuri. Ibyo bintu muri gukora birebwa n'imbaga bro. Oya none se abanyarwanda ntago bakeneye kumenya ubuzima mubamo. Ese kubumenya ngiye kandi njye bizabwishyira hanze no zaza kumukira. Oya nukuri kw'Imana tubabarira nukuri kw'Imana. Ubwo wari uri gukora iki se mani? Nuko tubwira ibintu wari uri gukora. Yego bro nukuri mani duhe ikiganiro mani. Nukuri mani ihangane mani nukuri kw'Imana basi reka twumvikane basi. Nyine ibyo bintu ntago bari sawa bro. Nukuvuga ngo abasitari nkamwe abanyarwanda bakeneye kumva ibiganiro. Ibintu byanjye nubwo nabiguciriye mu ncamake urumva. Nta busitari bwadanje bro urumva. Oya uri umusitari abantu baragukunda. Kunkunda ntago ibyo mfite mu mutima wanjye. Reba nk'iriya ndirimbo cyashya gusa ubwo utayeretse abanyarwanda byagenda bite mani. Umva mubwire bro wenda icyo ngicyo umuntu yajya agaciro ariko bitavuze kuza gutyo unyinjira bro. Ibyo ngibyo wabikora waneguje sibyo. Basi reka twumvikane basi. Reka mbabarira ko twumvikane
wenda turagutunguye muri ghetto yawe ni na nziza abanyarwanda bari bazi karimbi na kamera ukamera ngewe ariko ngewe ibintu byo kuza raporo ntitwavuganye urumva ahubwo no kubumenya akavumo kanjye ahantu kari kanya urangiye nta muntu ujya upfa kunyinjira asagara utawaza nko kurya na tatara buri basi reka basi tuvuge ku ndirimbo yawe reka tuvuge ku ndirimbo yawe tutwigendera abanyamakuru none ikintu kibabaje abanyamakuru muri kuzamuka manye ko tete muzishakira ahantu zitari ariko ni ukuvuga ngo abanyarwanda baba bakeneye kumenya ubuzima abasitari babo babayemo yaba mu rugo yaba mu kabari nahe hose reka mubwire imiziki yanjye nyikora kuko nyikunze urumva abanyarwanda bazayikunda urumva ntabwo ari ngombwa ngo batangire kumenya ntaho ndagera ariko umaze kuhagera ibyo ngibyo ntabwo ni ukuri umaze kuhagera abanyarwanda ejo nari ndimo ndareba ikiganiro cyawe ntabwo ari byo nifuza ibyo ubona ntabwo ari byo nifuza ibiri muri njyewe ntabwo ndabishyira hanze ngo numve mbohotse rero ufite kumenya uburyo ugenda wenda twagira ngo twereke abakunzi ba Mara Media TV barebe ubuzima ngabijana bamo ibintu uzabikatinga sibyo ikiganiro ngiye kukigwa ugifate utuje utanyibjire gutya ibintu nzabikuramo turabyumvikanye basi icara tuganire cyavuyeho cameraman vanaho yavuyeho noneho tuganire nabonye abonye tweke hano tuba tuhari ngabijana kandi no tugari ngabijana nasimana iyo uri mu rugo wari uri gukora iki se man se kurakaye mwana kandi twumvikanye kugiye kuduha ikiganiro n'ubutaha uzajya umenya uburyo ugenda ariko sibyo man nukuri kw'Imana basi twihanganira tubabarire twarahuye turaganira tugira ngo twabaye inshuti ariko man nukuri hangane none ukiringe wumve kuri kuganira n'abakunzi bawe wumve kuri kuganira n'imbaga y'abanyarwanda ushaka ikiganiro ahubwo tubwire man hano mu rugo ese urateka iyo byabonetse ndabiteka iyo bitabonetse ndabwira urya ibyana se uri mu rugo ko tubonye ufite uburiri bunini uko byagenda kose buno buriri ntago buryamwaho n'umuntu umwe ahubwo se ubwenge buke mugira abanyamakuru nk'ubwo uramutse usanze unyinjiriye gutyo usanga nifitiye indege yanjye yansuye bansobanurira ni ukuri wenda reba buno buriri kuntu bunga n'uburiri ni bunini ibyo tuganire kuri njyewe urumva ntuganire ubuzima bwanjye bwite sibyo kuko ubuzima bwanjye bwite no kuba kano kanya iyi interview ngiye nakwemera ko tuyikorera mu kavumo kanjye bro urumva no kubw'icyubahiro urumva no kugira ngo basi nereke vibe abantu vibe nyine ngiye ndimo niyo nikwame uburyo mbomeze urumva wa muntu utuje simubuka ibyo nkora byose urumva araho nshaka kubigeza ariko ngiye nagize akabazo k'amatsiko ubwo ninjiraga hano mu nzu wenda nubwo wahitubuje ariko buno buriri ni bunini ese kuki ufite uburiri bunini cyane buno buriri bwose buraraho uri umwe ntaburaraho ndi umwe hariho dufatanyije kwishyura inzu ese wishyura n'inzu okay ntacyo ngabijana ejo bundi nari ndimo ndeba indirimbo yawe mbona ni indirimbo iri gutwika kandi no kuri YouTube mbona uri gutwika bya danje base bwira abakunzi bawe ya ndirimbo umva se mani wende by'indirimbo tubireke ejo bundi twahuriye ubwo twahoraga muri studio hari indirimbo yawe wansangije umpa n'akarinki kuri YouTube channel yawe nubwo itarazamuka cyane nakubwiye uko nzaguha support nkubwira ko nago promoting bro ira ndirimbo yawe narayumvise numvirimo ibintu byinshi cyane birenze uko twagane mani na ndirimbo bite byayo bro ndirimbo nyine uko wayumvishe niko nayikoze oya biri seriye mani cyageze wongera ijwi abakunzi bacu bakomeze bakumva mani ira ndirimbo yawe ngiye numvishe irenze ibitekerezo by'aba base watabaruka duha aga freestyle gato base mbere uko twinjira mu bintu byayo byose none n'abakunzi bawe bayumve bayimenye twari twarasinziriye ubutazicura kandi dufite ibikomere ku mitima
bingi zitujyana twese tutaricuza badusakurije mu matwi turakanguka sinari nzi ko ari njye uzazana izi mpinduka rap yo mu Rwanda n'amahanga igafata nkagera kure cyane abandi bataragera icyizere kirema inzozi nanjye byambaho igihe kigeze agaruka mu kinyejana bamuraga imbaraga zo mu bisekuru kandi nanjye ntago ari njye wabishakaga ubuzima nibwo buhita mukayoboka isaha yanjye nibikwereka utazumirwa imboni yanjye nyereka izindi zicaye mu bwami bwazo niho mfite guhagarara ngo map y'ubuzima nayikuye hejuru maze kumenya ko mfite kwiruka nuriye umunara ndabisakuza igeno ryanjye bose ndabacungura mayiwe komeza unsengere twarabaye nk'abasazi mu gihe wagwan nk'umusazi w'ibihe bari barabaye nk'abasazi mu gihe badusakurije mu matwi turakanguka ngo niyo mpamvu z'ubwenge ubarimo kwiruka ngo ngaho ngwino nawe uragira ibyo wunguka ngo ngaho vayo nawe uragira ibyo wunguka Shauri ngabijana koko none se mani iyo ndirimba igitekerezo cyayo cyavuye hehe mani cyavuye ku rusaku rw'abanyarwanda si n'urusaku wenda urusaku rw'abanyarwanda rwo ni rwinshi urumva ariko buriya abantu iyo bahora bavuga nyine bavuga abantu benshi bajya bakunda kuvuga ko indirimbo zanyu nk'abasitari cyane cyane baririmba hip hop akenshi ngo bari indirimbo ngo z'umujinya indirimbo ngo ziba zuzuye ngagahinda ese kubera iki izo mwibanda ku indirimbo ngo z'umujinya cyangwa wowe indirimbo zawe ntago wibanda ku mujinya indirimbo zanjye ikintu nibandaho ikindi ndirimba amarangamutima urumva yego iyo ngiye kwandika ndabanza nkareba ubuzima maze iminsi nyuramo akenshi no muri ibitekerezo aho kuri iyo ndirimbo yo iyo ndirimbo nyine ni ikinyejana ni ibihe urumva ibihe twanyuzemo nuko nawe kubise igitero cyayo cya kabiri ubwo icyo gitero ni ikibihe wanyuzemo ni ikibihe twese twanyuze imisi yose kuki se utajya uririmba ibyawe byo wanyuzemo igitero cya mbere nimba wabyumvishe neza ndakubwira ati urumva twari twarasinziriye ubutazicura kandi dufite ibikomere ku mitima bingi zitujyana twese tutaricuza yego badusakurije mu matwi turakanguka ubwo ndumva ahubwo bya bintu bajya bavuga oya uretse bya bintu bajya bavuga ngo murimba umujinya wa mugani kuko nibyo urwo rusaku ngo rw'abantu babasakuriza urumva ubu utibasiye abantu bamwe cyangwa abandi ese babwirwa n'iki binsakuriza mu matwi icyagusakuriza wowe uzi ko nawe ubwawe ushobora gusakurizwa n'iminsi uri gucamo cyangwa igihe uri gucamo weho cyangwa ibyo waciyemo abantu bagenda bakuvuga wenda cyangwa se umuntu akaba yagira ute umuntu akaba yajya aho ngaho akavuga uburyo ki urubyiruko rw'iki gihe rwijanditse mu biyobyabwenge urumva yakubona n'ubudirede ukavuga ati kariya akajama kariyemera urumva yakumva noneho uri gukora ngo umuziki akavuga ati suriya ari guta umwanya w'iki sibyo bisaba amafaranga nta mafaranga agira yarakubiswe ariko ngo abantu ngo muririmba hip hop ngo munywe ibiyobyabwenge ibi byose babikura he ngo nibyo da niko numvise ngo na Fireman ngo baranywa abo ni ba Fireman nyine hashize se ko turi mu kinyejana ubu ngubu turacyafite ubu ngubu turi mu kinyejana abahungu mani bari gukora kandi ibyo bigira byose none tuzabazira numva igihe cyose byansaba ngewe ku giti cyanjye cyangwa se wenda n'undi uko nabaza bose turi kubona ubu ngubu hari igihe baba barahereye numva yewe igihe bimaze n'igihe bizansaba cyose sibyo nzakora uko nshoboye mu mbaraga zanjye kandi icyo ndiho nzakigeraho ese ni ikihe kintu kidasanzwe noneho wowe wumva ushaka kugeza wowe ugiye kuzana gitandukanye n'itari gisanzwe gihari muri rap nyarwanda yewe umuziki wanjye ukuntu nshaka kuwukora urumva nzavuga ubuzima urumva
ndavuga ikintu kiri different kitigeze wowe ikintu umwihariko wawe mbese muri make. Umwihariko wanjye urawuzi se? Uzumva inyandiko urumva, yego, uzumva aho zihuriye n'iz'abandi. ya hip hop yanjye ntabwo nkora ntukana urumva, yego, hip hop yanjye nkora nsangiza ubutumwa urumva. Ubuzima naciyemo bwihariye bwatumye nsimbuka ikinyejana. yego, ikinyejana nkigezemo nsanga nitwa Ngabijana. yego, Josiane wari warakubiswe ngo yabyaye umwana uzakora inkuru. Igisasu kiba kiraturitse. yego, igisasu gituritse nibwo nabaye kibona umwe manuka mu mwaka w'2001. yego, ntabwo byaje nk'impanuka, hari icyo nari nje gukora kuri iyi si. yego, ibyo nabimenye ndi muto urumva, kugira ngo nzabuze amarira ya mama yandeze urumva nkiri muto. yes, nibyo koko cyane. Baze ngukomereze ntabwo ndakurangira n'ibindi gukubwira, kuko wambarije umuziki wanjye umwihariko uzaza ufite utandukanye n'iy'abandi twirirwa tubona. iyo abandi mwirirwa mubona nibwo bushobozi bafite, ni nako bayikora, ni nayo bahisemo, sibyo? ariko iyanjye nahisemo kugendera ku nzozi narose. yego, inzozi narose nta zindi, ni ugukora umuziki uzavanga mu Rwanda, ukarenga ukambuka ukagera East Africa, ukayirenga ukagera Nigeria, ugafata Afurika, wava Afurika ukagera hanze, ugafata imigabane yose. yego, izo ni inzozi ndende urumva, nta gusobanura kano kanya wenda ngo uhite uziyumvisha. imyaka bizansaba nimba nyihumeka isaha yanjye ikiri kubara nzabigeraho. yes, nibyo koko, nibyo Ngabijana, wenda twagutunguye muri ghetto, dusanga wicaye nyine. ese ubundi iyo wicaye wenda mu rugo uba uri gukora iki mu by'ukuri, utagiye nko muri studio nko kuririmba imiziki yawe, ni iki uba uri gukora iyo wibereye nko mu rugo? ubundi ibintu byose ndabanza nkabishyira ku murongo. ibintu byose iyo mbishyize ku murongo, nimba nta micafu mfite mu nzu yanjye, akavumo kanjye gasa neza nubwo ari gatoya, aho ngaho ndongera nkamenya nimba igifu hari ikintu cyagiyemo. iyo haba hagiyemo gikeya ndacyakira. ikindi kintu nkora ndicara nkitekerezaho. yego, akenshi iyo ndi kwitekerezaho niho hava ya miziki mubwira nshaka kuzakora mu myaka iri imbere. aho ngaho rero ikindi kintu nakubwira, umwanya wo kwitekerezaho guhishurira ibindi utaruzi, kuko iyo umajije kwitekerezaho nsanga hari ubundi bumenyi nungutse. rero njyewe ndi muri ghetto yanjye niriwe mu rugo, ubwo buzima niko buba bumeze, nta jagari nta sagara. numva ibintu byo kwicuma mama muvuga ngo abapeti ngo bari aho ngaho mu buvumo bikaya ngo ibyara bacemba ngo ibiki mani, izo irevu z'ubutini twazirenze mani. izo ni irevu z'ubutini. yes, rero twaganiriye Ngabijana, twamusuye mu rugo aho atuye hano yahita nyica none ndamutse mpavuze. ariko twaganiriye byinshi cyane bigiye bitandukanye, twaganiriye ku miziki ye, yaduhaye freestyle ku miziki ye, yatubwiye byinshi cyane abadutegurira nkatwe nk'abanyarwanda, kuko twebwe turabagenerwa bikorwa. ariko ubwo namucungaga n'ubundi nk'ijisho ry'umunyamakuru, mba ncunga akantu ku kandi, naje gusanga hari utuntu yarimo arandika ambeshya ngo ari kwandika, tumeze nk'imfunguzo yandikaga ku gikarito. ese Ngabijana, biriya bintu wandika ku gikarito bimeze nk'imfunguzo ni ibiki? Funguzo bwoko ki? oya, hari birihera ibyo biri ku kaboko kawe, ibyo kameramani shyiramo. reba ibyo nibyo navugaga. hari abantu benshi bari badukwiye batabibonye. kugira ngo usobanure ku kantu tugana ku musozo, ubwira abantu basanga ibihangano byawe, platform yawe, imbuga nkoranyambaga ukoresha, and then tunasoze kabisa. Usibye ko ibi baterera ngombwa mani, ntabwo ari ngombwa kuko ese byabamarira iki ko ari biba biri mu mutwe wanjye. nibyo wari urimo kwandika. ubusanzwe uri n'umugeni. ntabwo nabyita ubugeni. harimo ukuntu buriya uri kwandika indirimbo, numva akenshi barumva wenda ngize amahirwe yo kugira icyo ngeraho, kava zanjye wenda nanjye nzikora bitewe n'ibintu natekereje mu mutwe.
indirimbo y'ibihe hari igihe njya nyumva nyine nkumva iri kuncisha mu bihe bitandukanye kuko nk'iyi boro mu kuyandika kwayo sinshaka wenda hari byinshi umuntu yatekerezaho nk'ikirere wenda niyo ndi gushushanya urumva iyi boro ni inzozi nagiye ndota nkiri mutoya mfite nk'imyaka wenda nka 12 gutyo nibwo byanjemo ndabona harimo ubunyenyeri ukwezi kuvuga iki ni ikiziga wenda wabyoya biri no mu rufunguzo nta rufunguzo njyewe ni inzozi ni ibintu ubundi urumva wenda nshaka kubikubwira ukavuga ati umupeta ashobora no kuba afata mugo cyangwa yirira ibindi bifuta kuko hano handitseho ngo ngaho handitse my way too big yego ariko mu Mana turizera yego ni urufunguzo wenda sinzi ibyo uri kwita nimba ari urufunguzo ariko biri mu kintu kimeze nk'urufunguzo ari amarembo azanyinjisha harimo n'izuba harimo n'ukwezi zina rose uku kwezi ni ukumurikira zino nyenyeri twirirwa tubona izuba niridufatiye ikirere ibindi byo ni byinshi yes nibyo koko Ngabijana twaganira byinshi bigiye bitandukanye yes nibyo koko twaganira byinshi cyane bigiye bitandukanye utweretse iby'urufunguzo ariko ntanyuzwe neza ibyo bintu rwose nyeretse ntago nyuzwe nabyo ariko hari n'ibindi ndi kubonaho uru ni rwo rufunguzo navugaga urwo njye nari nabi oya urwo aho inyuma mani aho ngaho mani ibyo mani nibyo navugaga ngaho ibyo ngibyo byo ni ibiki ndabona ari urufunguzo ruriho n'imizi ruriho n'ibindi bintu ntazi ariko hamugani nkuko nari navuze hamugani ibintu byo bavuga nibyo koko abantu barimba hip hop ndabibonye munacamo ibyo bintu mbonye by'ibindi bidasobanutse nibiki tubabarira n'ukuri dusobanurire n'ukuri kw'Imana oya n'ukuri hindura rwa rupapuro twereke n'ukuri wallahi kugabanya kunyinjira cyane arengereye sibyo okay reka tugende tugara no ku musozo ntacyo ibyo rero tuzabigarukaho cyangwa wenda uzabyereka abanyarwanda mu gihe kizaza hanyuma ibihangano byawe ni hehe babisanga YouTube wabisangaho ni Ngabijana kwandika Ngabo kongeraho ijana yego utabibona neza ukongeraho ijana risanzwe ijana kongeraho ijana nyine ukandika ijana yes kuri YouTube ni ukoresha YouTube gusa cyangwa hari n'izindi mbuga Instagram naho ni Ngabijana yego kandi abanyarwanda support yanyu turekeneye byatari nimwe dukorera nubwo ubanza kwikorera gukura abanza ukabikora kugira ngo ugere aho bigeza yego imizigo irahari ni myinshi hari ibintu byinshi turi gutegura ntari yes rero mwakoze kubana natwe aho duherereye wakoze kubugeza kuri uyu munota wakoze kuba uduhaye umwanya ukareba ino video n'ukuri kw'Imana support yanyu niyo tuba dukeneye cyane ni inkunga ibikomeye cyane mu buzima mwakoze kubana natwe ngiye mwabanaga ndi Zephyr Niyitegeka ibiganiro nk'ibi ngibi naho butaha ciao